ni ukuvuga ngo turi nk'inzererezi mu mwuka, turi ibihimba ugende, kuko ntituri mu mwuka w'Imana, ntituri no mu mwuka w'abanyarwanda bahozemo, ntituzi aho turi. Kuko umuntu baravuga Bibiliya ukuntu ivuga mu byo gusenga. Ariko reka manze nkwereke, ubwo ndakugenda ngiye kubwiriza. Umupasitori arambwira ati urabona ko abakristo bakumva. Ati wihangane, gusa kuvuga ku cya 10 kuko baragumutse, ubivugeho. Nsanga amaye abantu nk'ibihumbi 4. ndavuga ni nimaguruka navuze ku byo pasitori ashaka, ndabavuza ishyano. ubwo mitani nsoma mu byakozwe n'intumwa, cyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka nabamanike. Nanjye intego mitanite ngo muzahabwa imbaraga zo gukorera Imana, uwo mwuka naza kugira ngo pasitori yumve ko uri muri ya gahunda. Ariko bivuga ngo ntabwo abantu bigisha iby'Imana yabatumye, ahubwo bigisha ibyo batumwe. Ariko Bibiliya nayo igitabo nkunda cy'ubuhanga, iyo izo mpande zombi zirimo. Bibiliya Pawulo yaravuze ngo ibyiza n'ibibi byose bikorwa, sibyo? Ubuntu bw'Imana cyangwa se izina ry'Imana bwo birahashimirwa. Pasiteri ashobora gutubura, sibyo? N'ubwo buryo mu cya 10 n'amaturo, sibyo? Amafaranga avuyemo akazakora igikorwa, abantu bareba bakabona Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Reka rero nkubwire rero wa mwana, urumva ntabwo ibyo bintu urimo kuvuga. Uramenye wa mugore harya yitwa Gatesi cyangwa baramwirukanye muri RGB atazagufunga. Kuko hari ibintu ushobora kuvugira hano agahita ahamagaza abapolisi aturiye mwana twaciye amadini, none atangiye kugenda yigisha inyigisho z'amadini. Oya, amadini guteze. Bibiliya yanditse ngo oya amadini perezida w'igihugu mukuru uzi ibintu yavuze yaravuze ati ariko ubundi mwabategetsi mwe, ariko ubwo ndimo ndakotinga mwabayobozi mwe, aya madini yabinjiranye mureba ti wenda ibi bya kera byo bimaze igihe twagapfuye wenda kukihangana, ariko si ibi bintu bigenda bibavukana. Bivuka bite? Pasiteri wari uzi yuko uramutse wigishije abantu bagafashwa yaguhagarika? Dini nta musaruro ryigeze ribyara kugeza n'uyu mwanya. Reka idini ryabya musaruro na uyeze uyi dini kusugo nakubwira ngo iki ntabyuze nawe giyebareyeho nta musaruro z'ubudini. Idini ikintu ryadukora ryaradutatanyije, umunyarwanda yarumva. Reka nongera ngo usetsa kandi Imana ngera ndabivuga uko mbyumva, kuko n'ubundi no mu ijuru ni uko mbyumva, sinari nakandagiranye. Ariko mu ijuru hazaba hari utugari, hari imirenge, hari imidugudu, hari amasibo, hariyo n'intara. Kuko nta kuntu umudive wubahirije isabato azajya mu ijuru akaba mu mudugudu umwe n'umwadepe. Wagiye akora ku cyumweru, urumva hazabaho umudugudu wabubahirije isabato, habaho akagari k'abataranyweye inzoga, kuko abadeperi nabo ntabwo bazicarana n'abagatolika. Yihanganiye gute biriya bintu ni ukutubira. Umugatolika arajya mu ijuru ngo kandi yaranyweye inzoga, umwadeperi we ntazajyayo kuko yayinyweye, sibyo? Umusilamu we ngo nagera mu ijuru we wumva agatangaza ngo azahembwa ngo abagore bitewe ngo no gukiranuka cyane, kandi ngo noneho ngo bazahabwa amarasoro, imbaraga mu mugongo ngo zo kurongora. Niko babyizera se? Idini ni ukubeshya, ni ikintu cy'igihimbano. Buriya se ubwo imbaraga zihishe mu idini ku cyawe giti uzisobanura ute ku buryo byafashe imitima y'abantu batuye isi? Si inkoni se, si inkoni. Imbaraga zaje ni uko two baje bakubita, ntibyari igitugu. Ni ukuvuga ngo abamisiyoneri baza mu Rwanda, iyo wangaga kubatizwa baragukubita. Ni igitugu nyine, ntabwo ari ukuri.
ni igitugu si ukuri. ntabwo ubundi umuntu wenyine idini ryonyine mu Rwanda ryaje ridafite igitugu ni nk'IRADP kubera ko ryo ryaje rifite imbaraga zo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni abantu bakagendera mu bitangaza y'amadini ya Gipentekoste ariko abadive barakubiswe ubwo n'ubuhamya mpyisi yavuze ko babitsi bawangaga gukora ibyo bakuvuga kubitwa uzumva buriya mugabo w'umwami babwiye bati nutabatizwa uzajya ikuzimu tibane wacu se ko batabatizwa tibari ikuzimu ati mu ijuru sinkigiye irungu byanyica nzajye kubaho bene wacu nzajya nzigira ikuzimu usangeyo bagenzi banjye no kuvuga ngo rero idini nta kintu kizima rifite urabeshya bavuga yuko bitwaje Imana ariko ntayo abafarisayo Yesu yarabarebye aravuga ati mumeze nk'ibituro bisize inyuma ariko mo imbere harimo amagufa arababwira ati ntimujya mu ijuru murakingira abajya mu ijuru abashaka kugenda murababuza ariko reka nkubwire reka nkuherere ku bayobozi bayoboye ADP sibyo ndakugira ku madini umugabo witwa Tom Rwagasana uramuzi ndamuzi uraza we yarayoboye yarari kubajyana mu ijuru cyangwa yari afite ibindi bintu avugiye hari ibintu bitanu yakoze yego icyambere yaragiye gushinga ADP football club urumva ibyo bijya mu ijuru icya kabiri yaragiye kuvuga yabivugiye Gasabo ati tugiye kujya dutora abamisi baduhagarare urumva ko tutangiza mu by'umwuka yaragiye kutuzanamo iby'umubiri oya Bibiliya ivuga abakobwa beza igihugu misi kiramuciye ari leta none Tom Rwagasana bati turatora misi icyo si icya kabiri Tom Rwagasana urumva wamushyiraga 500 akakwimika kuba pastor watanga enye ukaba umushumba none bivuga ngo ifaranga ryawe ryakwigiraga umukozi w'Imana icyo si icya gatatu icya kane ibifaranga byose bishyira mu mufuka aravuga ati shareka mbizinga ibi ni iby'abaswa ntabwo uzankurikirana icya gatanu iyo wamuvugaga we yivugiraga ati baramubazaga bati ko ufite inkota bavuga ngo ufite inkota ya Mujyabi aravuga ngo nimba nyifite mujye mwirinda gukora urumva we nta mikino yari yarigeze azana muri ibi bintu yari yajeje kwikurira ifaranga aho riteretse ese sigaye yabaye ko ari we mwari inshuti ntabwo njya mba inshuti n'abapasitori kubera iki se mupfiki se narabarebye mbona nta mana kubera iki se bariya abantu twari muri korona itaraza bakaduhamagara bati bakozi b'Imana korona ije ntawongeye kudutelefone mbese no kuvuga ngo twari duhujwe n'akazi kandi nanjye nari ndi mu kazi wowe wari mu kazi utanyishyuye ntabwo nazaga kubwira uwo mugabo ari inyuma yawe Daniel yarambwiye ngo nze mbwirize turi inshuti ndamubwira niba nta mafaranga ufite asuhuje bifurije ibihe byiza abadukurikira umunsi ku munsi abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda bifurije kumererwa neza utameze neza ku mpamvu z'ubuzima ihangane ariko wisunge Nyagasani kugira ngo ibyo bihe urimo by'amage cyangwa se by'amatage abashe kuba yakwambika imbaraga zo kuhangana nabyo bigeragezo kuyizera bakanakunda Imana nibaremera ubuhamya ntabwo ari ibibakura ku mwami rwose mujye mubasha kwaka imbaraga kugira ngo murwane nabyo kuri screen zacu tugiye kuganira na Diogene so bwa mbere kuri screen zacu mubonye cyangwa se kuri screen za device uri kutureberaho ntabwo ari ubwa mbere kuri Baraka ariko nimba ari n'ubwa mbere reka nkwizeze ko tuzakomeza kujya tubana nawe mu biganiro byacu Diogene twongeye kuguha ikaze nanone murakoze cyane Kuba ndi kuvuga sukanyumvira cyane urumva ndiye uri kunzitsa guteze bigatuma nanjye nseka kandi nyamara ugasanga icyo tugiyemo ntabwo ari ibisekere
ari ibintu bibabaje ibintu bibabaje biteye agahinda gute se gute urumva ngewe icyo mvuga umumisiyoneri w'umuzungu yatubujije guterekera tubuze kubandwa aratubwira ati ibyo bintu ni ibipagani urumva aho barangije twigisha guterekera iby'iwabo gute se ariko bimeze bite ko mubona uzandebere hariya muri kiliziya gatolika twa dutara tubiri tuba ducanye turimo utubuji iyo kazimye barwana no kongera bakatse none bambwira oya ariko ikintu baba barimo Kristo ni umucyo ntabwo mu mwijima hakorera umucyo uza muri buji umucyo wa Kristo n'uwa buji bihurira hehe bagira ngo kuri aritari hahuriye haka ni ikimenyetso cy'uko Kristo akorera mu mucyo ajya ahantu haceye ubwo rero reka nkubwire biriya bibera muri kiliziya byakozwe na Mignone bigakorwa na Julienne Kabanda mwabyuka n'inkoni n'imihini adiriye noneho ibintu yabakorera urumva yabyuka arakaye cyane ati ntimurora ati reba ibintu bisigaye bikorerwa hariya ucunga kandi urebe ko Mose yari afite inkoni ikavamo inzoka urumva ibaze pasiteri w'uyu munsi agiye mu rusengero agafata inkoni ikavamo inzoka mva noneho icyo ngicyo cyo cyaba cyakora abana mugani yaba ari amateka Bibiliya iranditse iti Mose yafashe inkoni sibyo irangije ivamo inzoka ibitangaza birakoreka none uyu munsi reka tureke n'inkoni yahindutse inzoka jya ku mazi bakubwira kuranywa ugakira wakubwiye atyo turavuga turiya muntu afite izindi mbaraga aturiye arimo satani ahubwo nagiye mbona ngo hari umuntu barundikaga ku gatiti ngo agendana ngo inzoka ngo mu gashakoshi ukabona kuri titire kandi Mose we yarayigendanaga burya ahubwo twibaze iriya nkoni yavagamo inzoka burya ngo iri mu isanduku uwo mu Isirayeli n'uyu munsi iracyarimo ngo ubitsemo n'amabuye atanu reka nkubwira aba bazungu hari ibintu baduhishe batigeze bashaka kutumenyesha n'abapasiteri bacu babyiga buhumyi ntibashaka kubituganiriza yego ni ukudashaka kutuganiriza cyane nuko tubabiganiye ituro ntiryaboneka ese wowe ntabwo yibye ituro ndirya ndya amafaranga simba ituro amafaranga yose urarya cyangwa urahaha ukarya oya ndya amafaranga kubera ko ntabwo narya ituro kuko sindi umurewe amaturo n'ay'abarewe amaturo n'ay'abakozi b'Imana abakozi b'Imana babaho nta bakozi b'Imana babaho habaho bande habaho bande habaho abarewe bo gufasha abantu b'Imana yego ariko umurewi yaba nge yaba wowe oya umurewe aba mu Isirayeli nta murewe w'i Kigali mu Rwanda ntaba muri Zambia none se abaturo dutura i Kigali sinzi impamvu mutura ntabwo nzi impamvu mutura nose ubu ntabwo ugitanga icya 10 cyo guhande umurimo w'Imana kereka ngize amahirwe nk'abantu mu Isirayeli kandi nawe w'umurewe atari umuyuda yego cyangwa nk'ab'umubenjamini ubu niwe waha icya 10 cyakora ari umwisirayeli we napfa kumuha ubwo waba uri kubahiriza ijambo ry'Imana ntabwo nsomye muri Bibiliya yego ugasanga ngo nturye ntabwo twemerewe no kurya ikigori umureba atari yamanza kukirya niko bisobanura niko bivuga biri impeke umusaruro wawe mbere y'uko urya shyira umureba amanza aryaho aho umugisha umurima wawe ubundi nawe ubone kurya naho umutambyi nyine ava mu barewe niba murewe nyine
abandi basigaye bose bakajya mu mirima bakajya guhinga, abandi bose basigaye bakajya gucuruza, abandi bose basigaye bakaba abasirikare, ariko nta muyuda wigira umureba. None abanyarwanda baba barabihindukije. Hari umugabo witwa Sawuli ngo yigize umutambyi, ibyamubayeho uzabibaze. Ngo yabanye ngo Samweli atinze ahita ngo atangira gutamba ibitambo. Bivuga ngo rero abanyarwanda n'abagande n'abakongomani bagize ubwira, bigira abarebu bigira abataki. Nese ku cyaho gitumba bari gukora bati bari gukora gute? Uriya nimba bemeye kuba abarewe ntibabe mu nsengero kuko padiri ameze. Buriya padiri nta muhito. Kubera iki? Wenda we nubwo atari umurewe ariko aba mu nzu. Iyo ugiye kumushaka ibaze pasiteri aracuruza, n'umukristo agacuruza, ukajya kureba pasiteri ngo wakoze ibyaha. Urumva we yarakoze ibingana iki? Imisoro ya Rwanda Reveni yarayibye, yavuze ko ibintu yabiranguye 15,000 kandi ari 13. icyaba cyiza se nuko yakwicara, najye mu nzu yicare tumugaburire. Ariko nimba ashaka kuba pasiteri ari n'umucuruzi, dufite n'abapasiteri b'abasirikare. Ubu dufite pasitori Kiriyofasi Barori, ni umuyobozi wa RBA. Gusa ubwo kandi ni pasitori none oya, ni umuyobozi wa RBA yapana pasitori. kubera iki se? Nibyo bamugize. Oya mwese ariko pasitori ubu ko pasitori ashinzwe kwita ku ntama izavunitse akazisindagiza. Wajya kureba pasitori Barore muri RBA ubwo ariko noneho ari Izayi no mureho n'umushumba, nta kandi kazagira atari yaba umushumba yakoraga iki? kandi ibyo yakoraga yarabitaye nyine akayasha. Yari pasitori ahubwo yumvishije aho umushahara mwinjuri ahita areka ibyo yakoraga yigira hariya muri zirangeze. Icyo bazongera kutubeshya ni iki? Njye narababwiye ngo hari amasakaramentu 3 nta muntu uzanyirukana mu idini, kuko amasakaramentu aya ngaya narayarangije. Narabatijwe, ndakomezwa, ndasezeranye. N'impfu zazo nkingure ntabwo nzahagera n'uzaba n'ufutizeye. Nzaba nizeye uzazumvugira ni pasiteri kubera ko nakubitiye ikinyoma yo kumbuga ikubu niyanga kunginguruza nawe uretse baya nawe pasiteri ahubwo wowe ariko ntiyangira cyumvizwe ndi kukwigisha. Ntabwo pasitori umuntu w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana avanga imirimo. Pawulo se si yabohaga kugira ngo bataza gucumuza abantu. Amaturo amaze kuba menshi amahema yarayataye. None se kumvise ngo yagiye Mwatenaye, ngo yagiye ngo mu Bakorinto, ngo yagiye muri Aziya, aho hose yagendanaga ibikoresho byo kuba. Nyine yari agitangira umurimo akiri mu mwuka, atangira kubwira abantu ko ya mbere yo kubwiriza yamanza akaba, ariko abakristo bageze aho baba benshi kugera nubwo kubarambikaho ibiganza byamunaniye, akajya babarambika ku muhanda agatambuka ngo abantu bake. Ese ubwo umwanya wo kuboha yari kuwukura he? burya igihe cyaje kugeraho amatura abaye menshi kuba harabireka. Yageze aho noneho nawe aravuga ati tubabiba bimwe by'umwuka mujye muraduha iby'umubiri. Urumva ko ibintu byari byamaze gufata indi myaka. Ariko Mana yisumba byose. Ariko Diogene rero, ariko reka tumanze duhere ibintu hasi. Yego. Nimba umuntu batuzaniye ivanjiri twaterekeraga. Uterekera uzi ibyo ari byo? Yego n'ababiri. Ni uguhamagara abantu bapfuye. Yego. Ukabasaba ibyo basaba. Urumva niko abanyarwanda babigenza. None rero abazungu baraza baravuga bati ariko abo bazimu banyu mubahagarike, ahubwo abacu ni abatagatifu. Yego. Mujye muvuga mutagatifu Veneranda, muvuge mutagatifu Diogene, mutagatifu Albert. Noneho icyo kivaho dutangira guhamagara Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, yaba y'abazungu babo y'abazimu babo, ariko abacu tutabavuga. Mubavuze ngo arakoze icyaha, sibyo? Kandi urebye ibintu Aburahamu yakoze ntibibaho.
yakoze iki? wa mugani wa papa bitangaza ati ngewe ibintu Aburahamu yakoze sindabikora. Aburahamu yarongoye umusha, sibyo? Aburahamu yasezereye umwana w'Ishimayeli ngo amupfunyikira agacuma k'amazi kandi yari umukire, amupfunyikira amazi mu mvugo y'Ikinyarwanda. Aburahamu si byiza yakoze n'ibiye wakwigiraho. Ariko turavuga ngo Mana ya Isaka na Aburahamu. Ubwo rero wa mugani ushobora guhamagara Imana ya Aburahamu ugashaka abagore bane, kuko nabwo nawe niwe yayitunze. Ahubwo duhamagara Imana yo mu ijuru, kandi nta muntu twigisha. Ese reka mbanze nkubaze, iyo Mana yo mu ijuru ariko buriya hari ibintu nanone bihengetse wajya kubihengura ugasanga indi ngingo yakumize. Iyo Mana yo mu ijuru wayimenye kubera kira gitabo batuzaniye, kuko mbere abasokuruza bacu bafite Imana, ariko ngo hari n'indi Mana. Hari Imana irutiye u Rwanda, niko bavuga. Mu gihe iyo mu Rwanda bagerageje bikanga baravuga ati habiye akarisha, bati noneho ibintu byanze rwose, ibintu ntibishoboka. Bari bazi Imana ariko batazi imikorere yayo, ariko nagaruka Abanyarwanda yose iyo mikorere yayo baje kwigishwa n'abazungu. none se ubundi reka nkubaze, jenoside mu Rwanda iba, urumva ntabwo twari twarigishijwe Imana, ntitwari dufite Bibiliya. Yego. None se ko twakoze jenoside dute, urumva kandi tuba mu idini. Dini nta musaruro ryigeze ribyara kugeza n'uyu mwanya. Reka idini ryabya musaruro na uye se uye dini kusubwo nakubwira ngo iki nyabyuze nawe yabareyeho nta musaruro z'ubudini. Idini ikintu ryadukora ryaradutatanyije, umunyarwanda yarumva. Reka nongera ngo usetsa kandi Imana ngera ndabivuga uko mbyumva, kuko n'ubundi no mu ijuru ni uko mbyumva, sinari nakandagirayo. Ariko mu ijuru hazaba hari utugari, hari imirenge, hari imidugudu, hari amasibo, hariyo n'intara. Kuko nta kuntu umudive wubahirije isabato azajya mu ijuru akaba mu mudugudu umwe n'umwadepe wagiye akora ku cyumweru. Urumva hazabaho umudugudu wabubahirije isabato, habaho akagari k'abataranyweye inzoga, kuko abadeperi nabo ntabwo bazicarana n'abagatolika. Yihanganiye gute biriya bintu ni ukutubera. Umugatolika arajya mu ijuru ngo kandi yaranyweye inzoga, umwadeperi we ntazajyayo kuko yayinyweye, sibyo? Umusilamu we ngo nagera mu ijuru we wumva agatangaza ngo azahembwa ngo abagore, bitewe ngo no gukiranuka cyane, kandi ngo noneho ngo bazahabwa amarasoro, imbaraga mu mugongo ngo zo kurongora. niko babyizera se? Idini ni ukubeshya, ni ikintu cy'igihimbano. Buriya se ubwo imbaraga zihishe mu idini ku cyawe giti uzisobanura ute ku buryo byafashe imitima y'abantu batuye isi? Si inkoni se, si inkoni. Imbaraga zaje ni uko two baje bakubita, byari igitugu. Ni ukuvuga ngo abamisiyoneri baza mu Rwanda, iyo wangaga kubatizwa baragukubita. Ni igitugu nyine, ntabwo ari ukuri. Ni igitugu si ukuri. Ntabwo ari ukuri. Ubundi umuntu wenyine, idini ryonyine mu Rwanda ryaje ridafite igitugu ni nk'iradepe, kubera ko ryo ryaje rifite imbaraga zo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni, abantu bakagendera mu bitangaza y'amadini ya Gipentekoste. Ariko abadive barakubiswe. Ubwo n'ubuhamya mpyisi yavuze ko babitsi bawangaga gukora ibyo bakuvuga kubitwa. Uzumva buriya mugabo w'umwami babwiye bati nutabatizwa uzajya ikuzimu. Bane wacu se ko batabatizwa ati bari ikuzimu, ati mu ijuru sinkigiye irungu ryanyica, nzajye kubaho bene wacu bane, nzigira ikuzimu. sangeyo bagenzi banjye. No kuvuga ngo rero idini nta kintu kizima rifite. Urabeshya. Bavuga yuko bitwaje Imana ariko ntayo.
abafarisayo Yesu yarabarebye aravuga ati mumeze nk'ibituro bisize inyuma ariko mo imbere harimo amagufa. Arababwira ati ntimujya mu ijuru murakingira abajya mu ijuru, abashaka kugenda murababuza. Ariko reka nkubwire, reka nkuherere ku bayobozi bayoboye ADP, sibyo? Ndakugira ku madini. Umugabo witwa Tom Rwagasana uramuzi? Ndamuzi. Urasaba yarayoboye, yari ari kubajyana mu ijuru cyangwa yari afite ibindi bintu avugiye? Hari ibintu bitanu yakoze. Yego. Icyambere yari agiye gushinga ADP football club, urumva ibyo bijya mu ijuru. Icya kabiri yari agiye kuvuga, yabivugiye Gasabo ati tugiye kujya dutora abamisi baduhagarare. Urumva ko tutangiza mu by'umwuka, yari agiye kutuzana mu by'umubiri. Oya, Bibiliya ivuga abakobwa beza. Igihugu misi kiramuciye ari leta, none Tom Rwagasana bati turatora misi. Icyo si icya kabiri. Tom Rwagasana urumva wamushyiraga 500 akakwimika kuba pastori, watanga enye ukaba umushumba. None bivuga ngo ifaranga ryawe ryakwigiraga umukozi w'Imana. Icyo si icya gatatu. Icya kane, ibifaranga byose bishyira mu mufuka, aravuga ati shereka mbizinga ibi ni iby'abaswa ntabwo uzankurikirana. Icya gatanu, iyo wamuvugaga we yivugiraga ati baramubazaga bati ko ufite inkota, bavuga ngo ufite inkota ya Mugabe, aravuga ngo nimba nyifite mujye mwirinda gukoramo. Urumva we nta mikino yari yarigeze azana muri ibi bintu, yari yajeje kwikurira ifaranga aho riteretse. Ese sigaye yabaye ko ari we mwari inshuti? Ntabwo njya mba inshuti n'abapasitori. Kubera iki se mupfiki se? Narabarebye mbona nta mazi. Kubera iki se? Bariya bantu twari muri korona itaraza bakaduhamagara bati bakozi b'Imana korona ije nkaho ngiye kudutelefone. Mbese no kuvuga ngo twari duhujwe n'akazi, kandi nanjye nari ndi mu kazi. Wewe wari mu kazi? Utanyishyuye ntabwo nazaga kubwiriza. Uwo mugabo ari inyuma yawe Daniel yarambwiye ngo nze mbwiriza turi inshuti, ndamubwira niba nta mafaranga ufite. Ko nawe numva utari boroshye. None se urabona nimba njyanye mu idini, njye n'ubu ngubu njyanye mu idini nakubwira ati dusange, kuko ndabizi ko ari ikinyoma uri kwiba abaturage. Ubwo rero nimba nanjye unzanye ngo nigishe Bibiliya kandi yarandikiwe Abakorinto nko gusomera iby'Abikorino nkabyegereza ku bima yanjye, ugomba kunyishyura. Buriya umwuka wari ubusobanuro utediyoshe. Reka tumaze tuvuge icyo kintu. Bibi urwandiko rwandikiwe Abikorino bahita urisomera bima yanjye. Kuri bisanzwe. Ariko shari ko mwuka agira Imana. Ibaze bampaye urwandiko rwa Ruberi nkabisomera Daniel. Ariko nye ndumva uzagumura abantu benshi ukabazinura Imana. Hoya abantu bakwiye kumenya Imana yo nyayo, Imana y'imbaraga. Atari Imana bagenda batora. Basoma mu bitabo. Muri Bibiliya nta Mana irimo mwabana. Muri Bibiliya nta Mana ibamo? None se ko harimo ngo ari wandebera rya jambo, kuko ndebera rya jambo mbwire nimba iryo jambo ari Imana irivuze. Rivuga ngo iki iryo jambo? Ngo nugera ahantu ukumva unaniwe. Reka baze bansome. Nugera ahantu ukumva unaniwe? Ngo ugure ngo ikintu ushaka, ngo cyaba igisindisha, ukagira Imana ukambwira koko. Ndebera uwo murongo Rubera dusomeye. Ndebe wanditse ngo iki tubwire. Reka za gusomere Gutegeka kwa 2:14-26. Gutegeka kwa 2:14-26. 14-26. Nsomera uwo murongo umbwire nimba ari Imana iri. 14-26. Somera Abanyarwanda n'abandi bantu bose babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Haranditse ngo uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka,
ubisangire n'abo mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimanye. hari ahantu handitse ngo nugeraho urugendo wumva rukurambiye cyangwa rukunaniye wamuyobeje ntabwo ariho yahereye. Mpere kangahe bihera usomye ntacyo usoma bitonze uzigure hera ku murongo wo hejuru uhereye ku nibwo abantu bari bumve neza. nibimera bityo uzabigure ifeza. nibimera bityo uzabigure ifeza. uzihambire uzijyane ujye ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije. Reka nsubiremo neza. nibimera bityo uzabigure ifeza uzihambire uzijyane ujye ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije. uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka. ubisangire n'abo mu muryango ubisangire n'abo mu rugo rwawe ahantu imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimane. kandi ubisangire n'umulewi w'iwanyu. umvise byandi byo akubwiye umulewi w'iwanyu umulewi w'ahantu uri. ntukamurangarane kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. sibyo? uko imyaka 3 ishize uzajye ukuraho kimwe 10 cy'imyaka yose wejeje. yego muri uwo mwaka ubibike iwanyu. ariko rekera nk'iryo jambo ngo uzagura ikintu cyose ushaka ugure n'igisindisha ukinywera imbere y'Uwiteka. ibyo bintu wabyigisha mu rusengero rwa ADEPR cyangwa rwa Zion Temple. ntabwo bishoboka. nimba bidashoboka biracyari ijambo ry'Imana cyangwa n'ijambo ry'Imana ahubwo wenda tukaba turitinya bitewe n'amahame tugendera. ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. iryo ngiryo usomye ni ijambo ry'Imana utari wajya gusobanura mu bushake n'imyumvire byawe. ubisomye ntihagire ikindi utekereza, biracyari ijambo ry'Imana. ubisomye ukirinda gutekereza. yego ukirinda gutekereza. none ubu ngubu uyu mwanya uramutse ufashe cya Primus we Baraka sibyo ukakigotomera ngo kandi umurebe umuturanyi uriwe pasitori ukamuhamagara. ariko Diogene tandukanya amahame amadini yatubwiye bitewe n'inyungu ashaka, sibyo? n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. mu kuri kw'ijambo ry'Imana nguze Primus ngahamagara umurebe tukayisangira, nta cyaha naba nkoze, sibyo? hanyuma rero mu kuri ko mahame y'amadini bitewe n'inyungu ashaka nkiguze nkamuhamagara. nk'ubu nkanjye sinywa inzoga ariko mbizi neza ko atari icyaha, ni amahame yanjye kuko navuga ngo ntago naba umugabo muzima mfata inzoga irusha umubiri wanjye ubushobozi ngasinda mu muhanda. ibyo si byangira umugabo. ntago naba umusore muzima. bavuze ngo uzagure n'ikindi cyose ushaka. urumva umuntu atahita yegura amafaranga yakagura icyo ashaka gihwanye. ariko Diogene Imana muri byo yaranditse ngo naguhaye ubwenge, sibyo? ngushyira imbere ikibi n'icyiza. nufata amafaranga yawe ukajya kugura icyangiza umubiri wawe, aho ngaho watandukiriye. icyo ushaka ariko kitangiza umubiri wawe. arega icyo ushaka kizahwana no guhitamo Imana yaguhaye. nubona itangiza umubiri wawe kuko nubona yangiza umubiri wawe uyihuriye. none se wowe kubizi ubusambanyi ntibwangiza umubiri? arega si ngombwa yuko tujya kuvuga oya nubwo byaba bikingiye. urumva reka twikomereze. ni ukuvuga ngo rero nakubwiye yuko mu gihe aba bantu batatwigishije gusenga kwa nyako baratubeshye. reka nkubwire impamvu. ese wari uzi yuko Eliya yagiye asengaga ariko afite agatambaro? yego
ese wari uzi ko Mose yasengaga ariko inkoni atayisigaga? yego. none se ubu dusengana iki? dusengana iki? ariko abo ngabo wari utanzeho urugero, utanze urugero kw'abo bantu kandi basenze cyangwa se basengeye mu mahame n'imico byabo. none twebwe tubasengera mu mahame n'iki? mu mahame ibyabo byananiye no kudikurikiza n'ibyacu turabijugunya. ni ukuvuga ngo turi nk'inzererezi mu mwuka, turi ibihimbugende, kuko ntituri mu mwuka w'Imana, ntituri no mu mwuka w'abanyarwanda bahozemo, ntituzi aho turi. kuko umuntu baravuga Bibiliya ukuntu ivuga mu byo gusenga. ariko reka manze nkwereke, ubwo ndakugenda ngiye kubwiriza. umupasitori arambwira ati urabona ko abakristo bakumva. ati wihangane, gusa kuvuga ku cya 10 kuko baragumutse ubivugeho. nsanga amaye abantu n'ibihumbi 4. ndavuga ni nimpaguruka navuze ku byo pasitori ashaka yabavuze ishyano. ubwo mpita nsoma mu byakozwe n'intumwa, icyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka nabamanukira. nanjye intego mpita mwita ngo muzahabwa imbaraga zo gukorera Imana uwo mwuka naza kugira ngo pasitori yumve ko uri muri ya gahunda. ariko bivuga ngo ntabwo abantu bigisha iby'Imana yabatumye, ahubwo bigisha ibyo batumwe. ariko Bibiliya nayo igitabo nkunda cy'ubuhanga, iyo izo mpande zombi zirimo. Bibiliya Pawulo yaravuze ngo ibyiza n'ibibi byose bikorwa, sibyo? ubuntu bw'Imana cyangwa se izina ry'Imana bwo birahashimirwa. pasiteri ashobora gutubura, sibyo? n'ubwo buryo mu cya 10 n'amaturo, sibyo? amafaranga avuyemo akazakora igikorwa abantu bareba bakabona Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. reka rero nkubwire rero wa mwana we, urumva ntabwo ibyo bintu urimo kuvuga. uramenye wa mugore harya yitwa Gatesi cyangwa baramwirukanye muri RGB atazagufunga. kuko hari ibintu ushobora kuvugira hano agahita ahamagaza abapolisi aturiye mwana twaciye amadini, none atangiye kugenda yigisha inyigisho z'amadini. amadini gute? Bibiliya yanditse ngo oya amadini, perezida w'igihugu mukuru uzi ibintu yavuze ejo bundi. yaravuze ati ariko ubundi mwabategetsi mwe, ariko ubwo ndimo ndakotinga mwabayobozi mwe, aya madini yabinjiranye murebaye ti wenda ibi bya kera byo bimaze igihe twagapfuye wenda kukihangana, ariko si ibi bintu bigenda bibavukana. bivuka bite? pasiteri wari uzi yuko uramutse wigishije abantu bagafashwa yaguhagarika? kubera iki se wabukoze ikihe cyane? abantu wawe uri kubirehereza. uranga Gitwaza ntumubona ntimumushime. hagize umukristo uvuka akabwiriza akabona itorero riranyega, ntabwo mikoro yavuga ati umuntu uzongera kumuha mikoro bazamuhagarika. hari ingero ufite mu madini tuzi byagiye bibaho? Minyone yarinze kujya gushinga harya yitwa ngo kirya dini Women Foundation. ibyo ntabwo ari idini, ni fondasiyo yitwa Noble Church. urumva yagiye kuyishinga kubera iki? ese nicyo yapfuye na Gitwaza? aba yamwimye mikoro. none se Gitwaza uko umuzi ari mu Gatenga, ninde muntu wabwiriza Gitwaza ahari? oya ntawe. yaba niba turiye mu gitondo ni wibwiriza, sibyo? yaba amateraniro nimugoroba ni we wigisha, nta wundi muntu wemerewe kuvuga ahari. reka utanze urwo rugero. hari ahandi byabaye mu rindi dini umuntu wari ufite iyo famous bakamwegezayo? none se pasiteri Rudasingwa Korode wo muri ADEPR ko ashinzwe ivugabutumwa no kureberera abavugabutumwa ibiterane byose byo muri ADEPR kutari bubyigisha, izindi mpano zizakura zite? ibiterane byose se niho biyigisha?
zigira inshuti se mushuti wanjye akiri ushinzwe iryo vugabutumwa si wowe wigishaga ibiterane none ni ukumwirukana ni ukumuhagarika ni ukumucecekesha kubera iki yavuze abantu barumva icyo azira reka ari cyangwa icyo azira hari ibindi azira ariko oya ntabyo iyo uvuga abantu bakumva n'icyaha ni uku cyawe gito ubyanzura oya nibwo bimeze none Diogene tubiganire rero iri jambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza kuki abantu babwishamo kugeza n'ubwo umuntu yemera agakora cyangwa se agakoresha za mbaraga z'aho twahoze cyangwa tuvuga twiyambuye kugira ngo yireherezeho abantu mu zindi mbaraga twakiriye reka rero musubirishije mukosora bivuge neza ejo bundi numvishije umukuru w'abavuzi mu Rwanda avuga yuko ubuvuzi buri mu nsengero atari ubunyarwanda ubwo rero aho ngaho wari ubyishe uvuga yuko twakoresheje ubuvuzi bw'aho twavuye ariko sibwo buriya ni ubuvuzi mpuzamahanga bwo muri Nigeria urumva bw'impeta agatambaro urumva ubwo nibwo nibwo buvuzi buhangano sibyo impamvu rero haje ubuvuzi buhangano reka nguhe urugero Rugagi ntabwo yasohokanye na Yongwe Rugagi yari asohokanye na Yongwe nk'umunyabwenge kuko Yongwe atari umunyabwenge yari umunyamwuka urumva ariko atari iki atari umunyabwenge sibyo Rugagi yavuye muri ADEPR yerekwa ntabwo yerekwa uko riperereza nyine uko riperereza ariko ntiyerekwa nimba rero yarabonye Yongwe abantu bamukunze aravuga ati ariko sha amera nka Simoni wo muri Bibiliya ati nanjye mwambaye ku ibyo bintu sha wanzajya nkozaho ikiganza nibwo Rugagi yanyarutse azana izindi mbaraga akareka byose wabihagararaho mwarajyanye none yavuye muri ADEPR ziriya mbaraga yazikuye erega hari umuntu ubu nawe uyu munsi sise kamubwire situba turi kumwe ngiye kubona nkabona utangiye gukora ibitangaza nakubaza aho uwo mwuka ukuye kuko umwuka ubundi ugira umuntu w'uhundi byose wari ubizi umwuka ntabwo uwutoragura umuntu arawuguha nabaye Imana se kandi oya iyo wahawe umwuka urambikaho ikiganza undi umwuka ukamujyamo none se ukumva utabisobanuye neza Rugagi ari kumwe n'umuntu ufite umwuka oya reka da aramusengera aramwimika nta rutugurukura ngo rusumbe ijosi Rugagi yahise agira umwuka mwinshi uruta uwa Yongwe ukibaza uwo mwuka mwinshi uruta uwa Yongwe awukuye niyo mpamvu burya Gitwaza mukuru aravuga ati sha muhanura mubibwiwe nande ko ari njyewe mugomba kuba utuma muhanura kwanditswa mwahanuye mute nikaza Gitwaza nibaza ati muhanura gute niko tajya avuga ntabwo yabivuze ati ninjye muhanuzi mukuru ninde unduta ati mbere yuko uvuga Imana ugomba kumanza ukavuga njye kuko ndisiko iyo Mana wowe uvuga wayikuye ko ari njye ugomba kuyikwigisha ukabona kuyivuga none Rugagi iyo Mana itari ya Yongwe irusha imbaraga ya Yongwe yarayikuye aho ngaho ntabwo dushobora kubyumva kimwe Bibiliya yaravuze ngo nimwizera Yesu yego na Yesu mukamwizera rwose neza 100%. Mukizera ibyo yakoze n'ibyo yavuze n'ibyo yatubwiye muzakora ibitangaza biruta ibyo yagize ute yakoze ariko harisiko urumva mwisi hano mwisi harisiko ubundi ni ukuvuga ngo se wa Yongwe se wa ntuza wa Rugagi ni Yongwe hanyuma se wa Yongwe yari inde se wa Yongwe na ADEPR na bansanze ubwimo ibyo ntawe bihuriye oya umuntu utagira se wo mu mwuka none uwo mwuka wavuga ngo wawukuye ugomba kugira umuntu waguhaye kuri uwo mwuka ubwo rero ni ukuvuga ngo Rugagi aragiye aranyarutse
arasimbutse agiye ari ahantu ararahuye urumva amaze kurahura araza akora ibitangaza bikomeye urumva ubundi reka nkubwira umuntu uzavuga ko Rugagi atakoze ibitangaza uwo muntu ntabwo ari ukuri ariko akora ikosa yo gushaka guhambirana n'ubuyobozi hari ukuntu ugira imbaraga ugira ibihumbi 500 kumva wakubita n'ufite 5,000,000 kubera yuko 500,000 nibwo ukibitunga ukumva uri munini ukumva uraremereye Rugagi nawe yararemereye rero ubuyobozi bumwereka ko nta kuremerera burya uzi ikosa Rugagi yakoze se hari agakobwa keza cyane k'akazungerezi kitwa Shanita karya gakobwa niko kari bube Miss ariko kubera ko Rugagi yabihanuye baravuga bati kari bube Miss Rugagi nitwemeza ko ubuhanuzi byo gukora biragenda bitebera bivangavanga bigisonga cyane cyane kugira ngo ubuhanuzi bwa Rugagi butarushaho kugira imbaraga niko byagenze se none se wabonaga Shanita atari we Miss yarariganijwe rero nyine ubuhanuzi bwa Rugagi bwamukoze ubundi hari ibintu bahanura bihishe birari bya bindi bya Yosefu yavugaga ati narose munye kuruta imbere ibyo Rugagi yahanuye ku karubanda mera nka Yosefu naho ubundi nkubwira ngo warumbajije uti ni iki gituma twihisha mu Mana twabona nta n'imbaraga dufite tukajya kurahura kugira ngo tubone amafaranga y'igikundiro cyo nta kindi amafaranga n'igikundiro wowe ufite igikundiro babonye amafaranga ariko ubundi ndagira ngo mpamagara abanyarwanda n'abakongomani n'abantu bose ntuzapfa udafite imbaraga zimeze zite izo arizo zose ariko uba ufite imbaraga upfa kuzagira imbaraga izo arizo zose ariko ukaba ufite imbaraga none se ubayeho nta mafaranga ugira uretse nta mafaranga ugira baraka nta n'itaje ugira nta n'imbaraga ufite nk'umuntu nakuvuga umuraze hejuru y'ibaki ubwo ubayeho utubundi buri ikibara ugomba kwigera uvuga uti hari imbaraga mfite yego none wowe se nta mbaraga ushaka ko ndazifite nubwo wenda izanjye zitajya zangiza ariko ndazifite ariko izo mfite ntabwo zimpesha amafaranga kuko iz'ubwami bw'Imana izo ufite ntabwo ziguhesha ariko banamugani niyo mpamvu mwana bivangavanze bamwe banamugani kumva ngo umuntu ni umuririmbyi ngo ni umupasiteri ejo kumva ngo yabyaye ngo ku mpande aho hantu rero reka tuhakosore ntabwo kuvuga ngo wabaye pasitori mwana bivangavanze ntabwo bikugira umwimarayika kubera ikize bitakugira umumarayika none se nimba pasitori yasambanye urumva ari igitangaza njye numva ari igitangaza none se Dawidi ntabwo yasambanaga none uwo pasiteri ujya wiba none se dufatire urugero ku bantu bakoze ibintu bibi none se umuntu wakoze ibyiza muri Bibiliya ninde ku buryo pasiteri yamwigira mu bakoze ibyiza muri Bibiliya mu mwiri ese muri Bibiliya nta muntu uhari watunze umugore umwe kugera bashaje indi umugani wa Yobu ndaza kureba neza nza kureba neza ariko ntago yaburamo baba barimo ariko nyine nta nubwo gushaka benshi rega Bibiliya yigeze ibigwa ahubwo yabwiye Dawidi aramubwira ngo iyo baba bake ntuba wambwira bakongera ariko ntufate umugore w'abandi rero nuvuga ngo pasitori ngo yaririmbye ngo yakoze ibi ngo akora n'icyaha ni umuntu nyine none se umuntu uragira ngo akore iki umuntu nta kintu kindi yakora abantu ntibagatangazwe n'ibiba abandi bakoze kuko umuntu niwe musaruro ugomba kumusohokamo ibibi n'ibyiza biba bivanze kuko uwo niwe muntu ariko akenshi ibyacu nuko ibibi biganza ibyiza akenshi by'abantu ibibi biganza ibyiza bibi biganza ibyiza nyine wakoze ibibi abantu n'ibyiza wakoze barabifata bakabisiriba twagiye tubona abantu bavuga bati hari abantu bagiye kugura imbaraga tubona bavuze mwabo ba Gitwaza
tubona bavuzemo abo ba Apotre Nyone, tubona bavuzemo buriya bafungiye Grace Room, tubona reka musetse ibya Gitwaza ntibigaragara. yego ariko ibya Minyone wabihakana ute? Yagiye kwa Mayanja agakora mu mavuta abantu bagahirima, ubwo wabihakana ute? reka tubanze dukomeze. Bavugamo n'abandi benshi. Tuje kuki mutumva ko Imana ikora igakoresha n'abantu, umuntu agakora ibintu? Kuki wizera yuko Pawulo yakoresheje agatambaro? Kuki utizera ko umuntu akoresha amavuta akakira izindi mbaraga? Ninde muntu wigeze uvuga ko Baridi agikuzimu cyangwa muri Nigeria? Ko ari we wakijije abantu benshi. Naho bivuze nabi, ariko ntiyabakije n'Imana yakoresheje ikiza abantu benshi. Oya, ni we wabakijije. Oya. Wabakijije da. Nta muntu wigeze abivuga ko yagikuzimu. Ni ukubera ko hari igihe uba ufite imbaraga ntashidikanywa. Imbaraga ze zabaga ziri muri Ukarisitiya. Yego. Iyo yazamuraga Ukarisitiya nini, Yego. agatangira amasengesho. Kandi Baridi we yaranywaga itabi. Ni ukuvuga ngo mbe Daniel, ni ukuvuga ngo Baridi yakizaga abantu anywa n'itabi. Nose kunywa itabi ko wasomye Bibiliya. Kunywa itabi ni icyaha. Itabi ryangiza umubiri ariko si icyaha. Oya. Ukuvuga ngo uyu mwanya hano mu kiganiro twakora ikiganiro mpagarariye Imana no gutumuriza. Ibyo nta cyaha kirimo. None kandi nawe n'umwe wigeze avuga ko agikuzimu. none ariko Diogene nawe noneho rero Padiri Baridi yishwe n'ibihaha kubera kunywa itabi ryinshi, kandi umwuka w'Imana wari uri kumukorera. Mwaka uyu munsi muratangira ngo niba ishaka ngo ntahanura ngo kuko yavuze kubenura. Ubwo murumva kubenura no guhanura birahurira. Reka hanure nimugoroba benure. ntago waza kubihuza. None ko Baridi yakizaga abantu yanyweye n'isiga. Muri Bibiliya wasomye sibyo? Harimo icyaha harimo gusambana kari icyaha, kwifuza kari icyaha, kunywa ibisindisha kari icyaha. Ariko rero Baraka, ubundi n'ibintu tubihera hejuru. Icyaha cyo gusambaniza igihe cyabereye icyaha, cyabaye icyaha ku bwa Mose. Yego. Mbere yaho none Mose amategeko ataraza icyaha kiba kubera hagiyeho iki itegeko. Turabyemeranya cyangwa? Yego, turabyemeranya. None si itegeko ritaraza byari bimeze nuko nyine byari bitari icyaha, ariko itegeko rimaze kuza rishyizweho nandi. N'umuntu wari uyobowe n'Imana witwa Mose. Yego. Erega hari ibintu bya Mose twita icyaha, urumva kivuye ku Mana, ariko ugasanga ni icyaha cya sosiyete. Urumva ibyo bintu rero, urumva wita icyaha ntibibuza ko abantu babikora. Yego. Subuku amategeko umuntu hano ntibafunga abantu ngo yatwaye yanyoye. Yego. Yarayobewe se ko utwaye ari icyaha. Ntabwo yabirenze. None se kuba yanyweye yasinze bimwambura kuba ari umushoferi? Oya. None se nimba umwe yavuze ati mubenure, sibyo? Mukanya agahanura, mugahita muvuga muti kuki uhanuye kandi ubundi ni ukuvuga ngo mureka abahanura bahanure, nimugoroba bongere bakora ibyaha, mwebwe mwirobanurire, mwumve ibyo abantu bahanura, ibyo bakora mu byihore. Ntabwo bishoboka. Waye nka ya ntero ngo mwumve ibyo mvuga mwumve ibyo abantu bababwira, ntimurebe ibyo bakora. Kuko nimurebe ibyo bakora ntimuzongera no gusenga. None se ubu ngewe nasengera kwa Gitwaza se, kwa Minyone se, muri ADEPR se? Ugendeye rero ku by'abantu bakora nta hantu heza wabona ho gusenga. Niki cyatuma utajya muri ADEPR? Niki cyatuma utajya? Ni wumva. Ni huwa. Ariko simbemera. Gusa urahari? Hari ntahari. Meze nka cya kinyoni gifite umurizo muremure kijyamo umurizo ukagira kiri mu cyaro ariko ntikinari.
ndimo narimo mwese wazashatse aho ujya kuba yes wavuye muri ADPR n'ahandi wajya nibura ho haracyapfa kugira wenda ukajya mu kidini kinini cy'ababatisita urumva nk'abangirikani sako byose nuko ni nko kubikura amafaranga mu mufuka w'ibumoso uyajyana mu w'iburyo byose ni ukubika none dini rero ni business dini ni akazi gakomeye cyane inote ni ukuvuga ngo hariya mu idini harimo ibiryo nyamara bisobanura ngo wari hanze ashaka kurigira rimwe pastor yaje kunyigisha ambwira uburyo ngo arambwira atari ko nagukurikiranye cyane nkabona wegera uduseke tw'amaturo yishimwe ariko nkabona ko icyacumura gahunga n'ukubera ndamubwira ufite moto ati ngari gari ubona nari nagura none se ndabutanga icyacumi cyo gupuza ntabwo wewe utangira uyu munsi mu cyacumi nanjye mbona uko nagura akamoto arambwira ati rero ntuzature ariko wirinde kwigisha abandi utabayobya y'abapasitori batatu baje kundeba b'abashumba banzanira ibitoki barantura mbese barambwira bati muri kano gace harimo abahanuzi bakomeye kandi ninjye bavugaga ati babuza abakristo gutanga ibyacumi ati rero tuguhaye inshingano bamanije kunzanira ibitoki n'amafanta tuguhaye inshingano zo gucunga abahanuzi bakomeye muri kano gace batanga inyigisho nk'izo batanga inyigisho z'ubuyobe naho kumbi ni njyewe ubu bantu basigaye nanjye babanzanira ibyacumi hakize igihe kingana iki aho natangiye kubwira abantu ntegusha ibyo bifuka by'ibishyimbo ushyize ku igare ukabimanukana ubijyana mu rusengero ubijyanye ubu tugiye tugakingura twasangamo byibura aka 15 k'ubuto mwese ibyo mutanga bigera niba bitabiriye mu rusengero ntabwo nzaho bijya ngo bijyaho amaguru yacu tebasha kugenda ibyo mutanga bijyaho amaguru yanyu atabasha kugenda ariko diyoje wabaye uzumva abadiyakoni barahonye barahonye badusengera aya maturo ngo mana badusengera aya maturo bazakora umurimo wawe ibirenge byacu bitabasha kugera ibirenge byacu bitagera n'ihehe rero Daniel wangu nubwo umubona maze iminsi ndimo nganira nawe mubwire nti rero mwigisha ariko ntabwo arimo kumva kuko ari kubumufatanya cyane w'amadini yego kandi buriya ni umunyadini ukomeye ubu ntibaranamutoye niwe uhagarariye abanyamadini mu kagari nawe ni umwadaperi ni umunyadini noneho kugeza n'ubwo afite n'inshingano no muri leta cyangwa urabimubona uko nguko yicaye aho ukagira ngo aroroheje ni umwadaperi nawe se oya uriya ni uwo mu batisita ashaka ni umubatisita ariko ukomeye cyane utagira ngo aroroshye yatanga n'icyacu ariko ndumva Misiri imbere uzaye ubundi yarambwiye ati njyewe rero naramubajije Daniel kutagiye guseka atoya sinabuze ituro none se iyo uzagiye udafite ituro ntujya gusenga ntabwo najya mu rusengero rw'Imana nabwamye ituro niko yakubwiye icyumweru ejobundi ntabwo yagiye bibiliya iravuga ngo ntimukaze mu nzu y'Imana imbogo ku cyumweru yarasibye n'umupasiteri wataza kugira ngo byamusibishe nta turo ngo yari yawe kandi bagomba ngo gutange ngo ituro ngo rishyitse ku buryo ngo nashyira mu gaturisho ibintu bitari bujegerere ubundi ariko bibiliya iravuga ngo ntimukaze mu nzu y'Imana imbokoboko Danieli ajya gutura kwa umupasitori wabo witwa Ndagije Mukuru ko ari umukire amurusha amafaranga
ubundi bwo muvuga twicara gutura si ngombwa ngo ujye gutura aho urusha amafaranga. Bibiliya iravuga ngo mungeragereshe. Bibiliya wayiretse guhagarara havumwe umuntu wese ugerageza Nyagasani Uwiteka Imana. Aho Bibiliya yavuga havumwe ni umuntu utayigerageresha amaturo. Iyo ugeresheje amaturo ntabwo ugiye ngo bavumwa. Kugerageza Imana urukumva ni nko kuvuga ngo Mana ntudakora ibi ngibi ntudakora ibi, ariko iyo uhihaye amaturo ntabwo uba ugiye kwigerageza bya bindi byo kuvuga ngo yaguhana ngo wavumwa. Mose ko yabyandikishije atyo. Mose yavugaga bya bindi babugerageza Imana ngo ntudakora ibi ntudakora ibi, naho iyo bageze ku mafaranga amaturo ngo mubingeragereshe murebe ko imivure yanyu ituzura imitobe ibigega bigasendera. Gusa icyo yavugaga ese koko ibi bigega byuzuzwa no kuba umuntu yatanze icya 10 n'amaturo mu bisobanurira abantu kugira ngo babyumve. Gutanga icya 10 n'amaturo ukuntu njya mbyumva nuko nabisobanura si uko mbyumva nuko bisobanuye mu buzima busanzwe tunabamo, sibyo? Iyo ugize umugisha wo kugira ibyo utanga nkeka ko ibyo wakira nabyo biyaba byinshi. Ariko sha ubu abantu baguguye n'abagugu nta n'ubwo banatanga. Abantu bakize ntibazi no gusenga, kandi iyo wakize cyane ntubona gisenga. Kubera iki? Hanyuma gusenga se wawukurahe? Ntabwo uboneka. Ntabwo uboneka, ariko gutanga byo mu buzima busanzwe yemera ko bizana inyungu nyinshi ku muntu utanga. Oya, ubundi byiza ntabwo dukwiriye kubikorera inyungu, dukwiye gukora ibyiza nk'inshingano. Ntabwo dukwiye kubikora ngo tuzungukirwe. Ushaka kungukirwa ajye kugura isoko ry'imari n'imigabane ku mpapuro mpeshamwenda. Naho nutanga ntabwo uzungukirwa, ahubwo uzaba ukoze inshingano n'umurimo mwiza. Tutazabwira abantu tukamera nka wa mugabo w'umwadeperi w'igisambo wabwiye abantu ngo batange isaka, kandi ababeshya abantu bagasohora amateleviziyo bagatanga amazu. Ariko njye buriya abantu nagiye mbagirira neza ari benshi. Abantu batanze isaka batanga amazu, ndamubwira nti iyi nzu ugenda usubire ku rusengero uvuga ko utakitanze. Isaka wawe watanze Aburahamu yamusubiranye mu rugo, none wawe utanze baramugumanya. Urumva sibyo byashoboka? Nawe none ugenda ubabwira ati wa Isaka wanjye Imana iramunshubije ndamucyuye, inzu ihita uyibaka. Nuko gahunda ziba zimeze urugumura abantu ntago. Oya, ntabwo se wa muntu waretse none nta nyungu na nkeya kuva wabaho, nta nyungu na nkeya ubona mu idini. Nta nyungu ubona. Inyungu irimo ni nk'iy'abantu banywa urumogi. Gute? Umuntu unywa urumogi iminsi iricuma kubera ko hari ibindi bitekerezo aba yagiyemo. Iyo turi mu idini bakatubwira yuko ibyiza bizatuzaho, turishima tukanezerwa, bakatubwira ko tubakumbuye kujya mu ijuru. Nkumbuye gakondo yo mu ijuru n'ikumbura bataragera. Urumva ngo nkumbuye gakondo wakumbura ahantu utazi. Rero byo mu ijuru dufashe kandi tugirire neza. Kwana mugari byo rero nanjye hari ibintu nyumvamo. Wowe urahazi none wumva ngo turi mu nzira ngijya ngo muri Yerusalemu. Yerusalemu hari ibibombe biryo. Urumva barimo baratimbagurana. None rero umva akantu uramwanditsi yabeshye. Yaravuze ngo Yezu wa Nazareti ngo yazamutse gutya bamurora. Biriya byo kuzamuka gutya bamurora ni bimwe Elisa yatuzaniye. Elisa umwe yavuze ngo yagiye ikuzimu. Elisa ni umubeshyi mpuzamahanga. Niwe muntu wa mbere mu Rwanda wahimbye ikinyoma ni nka Mose. Niwe muntu wa mbere wagiye ikuzimu. Umva niwe wa mbere. Umva ahantu hose wanyuraga wumvaga sedeye nta yindi yari Elisa wagiye ikuzimu. Mwari Rebeka. Noneho ngo ikintu gigutangaje ngo yamanutse ajya ikuzimu ngo ageze yabona amataje.
twabona inganda kalisa w'umubeshyi koko kandi ni mwarimu wacu shamura ADPR ariko ADPR ubundi bimikite ubu nanjye beraga nanjye bashatse kunyimika wabyangiye iki se ngo reka nta mupasiteri utaragira imyaka 40 niho wumva ngo baturongoreye abagore ko babimika bakiri abana irari ritari ryabakamuka aho kugira ngo rero usambe n'uri pasiteri wasambana uri umuvugabutumwa cyose ntabyo ubikemuye ukomeye wa muntu umuntu kurambikaho ibiganza akakubwira ngo genda urongora ukarongora nta bwoba ufite ntacyo wikanga pasiteri ntabwo ari umuntu afite izindi mbaraga muri akagusengera ukagenda ukarongora umugore wawe ntibazakurondora nta zindi mbaraga koda ni imyumvire nuko twabyumvise nuko twabyubatse utarondora umuntu warongoye umugore wese kubera ko pasiteri yabyemeje harimo akandi kabanga hari umugabo bari barondora ngo barasambanye oya atashigiye ahandi ntabwo babimurondora urumva rero ko pasiteri afite imbaraga zo kugutwikira ukabikora bihumanura none Diogene urakeka imbaraga zishe mu madini uriye twese tuyoboka sibyo kandi ibyo ukubwira abantu bakaza kugutera amabuye ko wowe wayobye idini wowe barakwita umuyobi nta kibazo urumva nayobye neza uri kumva ni ukuvuga ngo uyu mwanya idini ryamaze kuba umuco reba uriya mugabo Daniel yakubwiye ati mfite abana 6 bose nabaye beye kuki nta mwana wari waba umudivantisite bivuga ngo Daniel abatwaje igitugu yafashe abana be bose araba abayobozi igitugu ubu leta yabyinjiyemo ishatse yamufunga nk'utwaje abana b'igitugu afite akana ke k'agakobwa n'agakuru kakabaye kazi kwihitiramo kakigira muri ADPR cyangwa mu bayisilamu ariko Daniel agatwaje inkoni y'icyuma akakamanukana kakajyana muri ADPR none se urumva izo mbaraga nta zindi ababyeyi twarigishijwe turangije natwe tugira dute turigisha ariko ndumva wakifanira nka rutanga rw'amaboko kurusha amadini rutanga rw'amaboko nawe nta kigenda yari yaragurira ndetse ndetse bagiye ushaka kuraguza ntiyakuragurira none ninde muntu wari waza kuri kamera ni ngombwa se abo yaguriye baza kuri abantu bavuga ati minyoni yaradusengeye tumenya gusoma nako Julienne Kabanda abavuze ko Julienne Kabanda yamusengeye akamenya gusoma ese si ikinyoma cyambaye ubusa yamusengeye ubwonko ubundi kutamenya gusoma mu bwonko buba businziriye ubwo rero nimba Julienne Kabanda ageze ku rwego rwo gusengera abantu bagakanguka mu buryo bw'ibitekerezo ahubwo tugenda dusengera akose koko ubwo buhamya bwaravuzwe mu rusengero ngo sigaye ari ku rwego rusengera abantu batazi gusoma bakamenya gusoma yego abantu nabo babeshya nk'inkuba ariko se kuki utamenye byakumva yuko umuntu yagusengera bigakoreka oya iyo umuntu ashaka gusoma ajya kwiga ntabwo ajya mu rusengero burarega Diogene niyo byanditwa bibitswe mu kinyoma umuntu akakubwira ngo njye ngo naricaye ngo ndangije ninjiye mu modoka ngo ariko se ugeze wumva yuko mu mwanya wawe rugake ngo yaba yaragura gutugare reka mubwire ibintu yabeshye Daniel uyu Daniel hari igisebe yararwaye yarakimukijije icyo cyo ndabyemera rugagi yaramukirire rwose aramuvura nose uyisa n'umunota Daniel ntashimwe Daniel mu kanya aze kuguha ubuhamya bw'ibyo rugagi yamukirije urumva baratese mubwire ibyo yamubeshye urumva yaramukirije igisebe kwa muganga cyari cyarananiwe gukira ukajya mukoza ku kiganza arakira ariko aramubeshya ati ntabwo ndi bumukure muri rino gare noneho rugagi nimba gifite ingufu yavuze noneho bumuzanira mudukurire mu igare urumva kuko yarabidusezeranyije biri mu masezerano kuki se wowe uretse aramubwira ati ubutaha kubera ko abantu bavuga ngo mba nabisezeranye n'abantu ubutaha nzagukiza rugagi ahita ahunga
igihe yahungiraga za Canada rugagi ari imbere hano ukumva ko ikibazo atari icya rugagi ni icy'ibihe ikibazo ni icya Daniel batinze gusubirayo urumva rugagi akarinda ahunga none rero umunywanyi wanjye Daniel urumva ni uyu nawe umunywanyi wanjye wawe rugagi arahari yego noneho tugenda dutangire randevu atubwira aho tumusanga adukiriza umuntu ariko gukira bivana no kwizera arizeye azakira arizeye kuko n'ubundi yamuramukije icyo cyo si igitangaza cyangwa se nta nkariya donc azakira nimba yizeye urumva yuko bivugwa ko yagura gutuka yari ukubeshya arega Diogene reka nkubwire sibyo buriya Yesu akiza abantu baravuze bati uriya muntu mwitonde ibye si shyashya akorerwamo n'imyuka mibi sibyo rero ibintu byavuzwe kuri Yesu ntago nabyita igitangaza byavuzwe kuri rugagi naba ngiye kugira ariko niba byaravuzwe kuri Yesu rugagi se kandi ari umwana w'umuntu kuki bitamuvugwa reka rero nkubwire kugira ngo rugagi yongere acagahigo muri uru Rwanda maze nuko yadusezeranyije ko azadukiriza umuntu akamukiza ibya mbere isebe yari arwaye ariko wemera ko ibya mbere byakize yego nuko rero none rero yasubiye inyuma rero mu gukorera Imana nabyo birashoboka none se kuko Bibiliya itwereka abantu bagiye bananirwa mu rugendo bakaba bagira ariko rero Julienne Kabanda yarahagaze neza ubundi niwo muri iki gihugu wari warasimbuye rugagi kuko yakoze ibyo rugagi atakoze kuko we yageze mbedanye yarageze ahantu heza ho kugusenyera utazi gusoma ugasoma ubu ni ukuvuga ngo njyewe ngiye kujya kwa Minyoni kanyigisha kuvuga indimi nyinshi kankozaho ikiganza gutya atangira kuvuga Icyarabu nkavuga Igihinde n'Igishinwa kuko izo mbaraga ziri muri we Diogene ntawamenye iby'isi n'amabanga niko umuririmbyi abiririmbye noneho rero reka kugira ngo tudashyira abantu mu rujijo reka tubabwire icyo bakwiriye gukora yego Yesu aravuga ati 2 3 aho baterana bandimo hagati muri bo bandi kumwe nabo icya kabiri kugira ngo batayoba bakavangirwa basome Bibiliya bahereye ku murongo kugeza ku byahishura ibitari iby'ukuri babicira kuko Bibiliya irimo n'ibintu bitari ngombwa ubundi basenga Imana basohoke muri Babuloni ziyariho ntabwo nize amadini wasohotsemo wowe njye ntabwo nkiri muri Babuloni kandi wambwiye ko ukiri umwadeperi none suragira ngo mvuga ko nta dini ngira ariko abantu bibinde kujya muri Babuloni Babuloni irakujijisha ariko ibaze kuririmba umuririmbyi akaririmba agatanga amafaranga bakamuhagarika ngo yabuze amafaranga uzi ko kuririmba ari amafaranga wajya muri korali nta mafaranga se utanze ugomba kureba impano nyine none se ugiye gutanga amafaranga ngo urebe impano waza wajya ku Nyundo ngo ufite impano ukajya uririmba kubyumva urishyura rero iyo mana bakorera bamarije gutanga amafaranga iyo mana ntabwo iba ubundi twicare hasi dusenge na Daniel dufite icyumba cy'amasengesho haraye dusengamo turi babiri nta wundi muntu wa gatatu tujya duhamagara reka da waza kutwigisha itise Bibiliya kandi tuyizi waza kutwigisha gusenga se kandi tuzi kuvuga dawe uri mu ijuru nta wundi mwigisha dukeneye umwuka wera yego Roho Mutagatifu kugira ngo atumurikire atubwire ibyo ashaka ahubwo abantu rero reka mbarangire undi muntu bagende barebe umupasiteri Celestine nimba akiri muzima yarambikaho abantu ibiganza bakuzura umwuka we bagenda baha umwuka wera ubundi bakorera Imana buzuye umwuka we uramuzi pasiteri Celestine ntawe nzi wa wundi ngo umuhanuzi wo mu giti yakijije agiye gupfa
celesitini winjiye mu idini vuba ko nta muntu n'umwe wa deperi utazi celesitini ibyo bavuga ngo kubera kubera ko wowe wigiriye kuri kamera wibagirwa kujya mu rusengero mu nsengero ariko uzi ikindi kintu kimbamo kubera ko ubuhanuzi mbwemera nibura 0.5%. Abantu bita abahanuzi n'abakora ibitangaza sinjya mbakurikirana ngo mbashe kumenya abaribo naho baherereye mbangwamo ariko si bangwaho gutyo numva mu matwi n'intambuka nkomeza ntago njya mbasha kumenya ibyabo ubwo nanabakurikiranye no kubera kamera no kubashyiraho kugira ngo bacuruze ariko ntago nkurikiye ibibarimo no kubashyira hano nkabacuruza bakabwira babwira akabyumva barakarero mbabwira mu abantu badukurikiye baraka yari umukirisitu none nawe yarabaje ntabwo yemera ngo ubuhanuzi ngo ntiyemera n'abakozi b'Imana murabe mwumva navuze ngo yemera rutanga rw'amaboko oya navuze ngo uzi impamvu navuze 0 nuko ababeshya babaye benshi niyo ariko ugushaka kumbwira abantu ko ntari navuze kubera nibitangaza wowe bamaze kubyivugira ko hari abagiye kugura imbaraga zo kubikora nabo abanyabitangaza reka nongera mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi umuhanuzi ubundi ahanura nka 3 mu mwaka naho umuntu yahanuye nimugoroba n'ejo rongera uwo mwuka uhanura buri kamwanya uva yego nicyo rero kibintera ariko abahanuzi ndabemera abavuga butumwa ndabemera abantu basengera abantu bagakira ndabemera Bibiliya ntabwo yemera abavuga butumwa yego kubera iki kandi Bibiliya yaravuze ngo nabahaye impano zitandukanye bamwe bagira abavuga butumwa abahanuzi abavuga butumwa Bibiliya twemeza yuko ugabanya cyangwa kongera azarimbuka yego ubundi wakagombye gusoma umurongo wa Bibiliya ntuwusobanure gusobanurwa hari ibintu biri kongeramo kandi y'amarangamutima Yeje urakoze umwami Imana n'umwuka wera nibyo nkwifurije kugira ngo bigenge binayobora ubuzima bwawe n'abadukurikiye kandi mbasabiye ryo nyamara usabye ibintu bizima kubera ko ntabwo basabiye ngo baba bati oya nanjye kandi nsabiye abantu nibyo nisabiye hanyuma rero ikiruta ibyo ngibyo nimba koko rizabaho kambifuriza ko tuzahurira mu bwami bw'Imana mu ijuru nkuko twabibwiwe urakoze cyane ariko dusoza duhe nimero zawe nadusengera Imana kuko ujya wanga gutanga nimero zawe kandi bakazitwaka ugiye kuzitanga rero ugiye uzitanga kugira ngo turukorohereza akazi umuntu nanyandikira wenda simbone message sibyo umwanzi nawe kandi yankunda agavuga ati Albert ko yiratara ariko ushyizeho nimero tuzivuze byajya binyohereza akazi ariko uyu munsi ntabwo ndi gusenge 0.842,49 uzi impamvu ntari busenge ntabwo ndi mu mwuka kandi ntari mu mwuka ngasenga naba ncuraguye nta mageni mfite musangiye Imana iteka kandi nta mwuka undimo nta kibazo Imana ibaha umugisha